inzira abarozi ndabanga cyane no yanze kure ntabwo mbaroga ndabahana harampa afite inkuba zanjye imbere iyo yanze icyo gukora kirahari aha ngaha mfite ihembe aha mfite imana zitandukanye mfite ababyeyi bamfashe nuko kuvuga ngo abarozi bose ariyo mpamvu bangenzeho bato mutwe barahungabana ubundi kimara gusohora iriya video narabwiye ati mungiriye nabi abarozi ntibari banza ariko mwamaze gusohora video baramenye kandi twavugaga kuri Imana itanga amafaranga niyo inakuririye ibi byose nari nakubazaga ukuntu abantu bajye bavuga ko ngo bajya hasi ikuzimu ngo kureba amafaranga bakabaca ibintu biremereye by'ibitambo gutanga abantu gutanga umwana umufasha wa cyangwa umutware ukamutanga iyi ngiyi yawe n'ibitanga amafaranga yo bisaba iki nizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo muri kumwe na Ngabo Jules Jean Pasteur nk'ibisanzwe ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite muri uyu mwaka dukomeje gukora nkuko mubizi rero tujyana hatandukanye dusura abanyarwanda tureba ibyo bakora uburyo babikoramo byose n'ubuzima bw'abanyarwanda tuba tureba umunsi ku munsi uko biba byifashe uyu munsi rero twagiye gusura Muganga Nyirabisabo ngira ngo mwaramumenye cyane ni umuvuzi gakondo abavura yifashishije uburyo ubwa gakondo guheta hazamo nyine abakurambere n'ibindi muhita mubyumva neza ndabizi murabimenyereye ariko umwihariko nuko ari umugore n'umwe mu bagore twabashije kugeraho bakora uyu mwuga ndetse akemera no kuba yaganiriza Afrimax TV niyo tugarutse gusura uyu munsi rero Muganga muraho yego murakaza neza muraho yego amakuru yanyu amakuru ni meza twari tumaze iminsi tutaza amakuru yewe iminsi ni myinshi rwose ikibazo cyanyu nuko muza muntungoye buri gihe gusa turagushimira ko n'ubundi wemeye ko tuganira muri aka kanya harashize iminsi tuvuye kusura tukurebye tugirana ikiganiro kitari kigufi kitari na kirekire cyane tureba uburyo ukora n'ibyo ukora nyuma yo tuviri hano wabaye amahoro nabaye amahoro cyane ababyeyi babaye yampaye kuko baba bamfasha uyu munsi hano nahinje ubwo baburanyica bitewe n'ibiro nasanze ibintu ni ibiki bisobanuye iki ibi bintu ni by'ababyeyi bampaye ibintu byo bimfasha muri uyu mwuga w'ubuvuzi gakondo ibi bintu muri kubona aha ngaha ni ibimfasha nkuko ubundi nta muntu udasobanukiwe ikirangantego mu rurimi rw'ikinyarwanda navuga ngo ibi ni ibirangantego ibi ngibi wenda ndahera nko kuri iyi ntebe nicayeho iyi ntebe nicayeho nk'urugero naguha iyi ntebe ni y'ababyeyi bampaye iyi ntebe nayirazwe na sogokuru na nyogokuru urabona hano hari sogokuru aha hari nyogokuru urabona baramfashe iyo nyicayeho rero iyo nyicayeho baba bamfashe iyo nicaye hejuru yabo nta kintu gishobora kunyiganyiza igihe cyose iyo mvura kenshi nyicaraho kugira ngo mbese numve nkomeye nicyo bigaragaza ko bamfashe gutya baramfashe hanyuma nta muntu ushobora kumpungabanya uko yaza kose ari umurozi ari ushaka kongirira nabi ari ushaka mbese ikintu kibi cyose kibaho ariko kikarangira nk'umuyaga kuko mfite ibintu byinshi binkingira mfite ingabo inkingira iyi ntebe wenda ngarutse kuri iyi ntebe tutarayivaho imaze igihe kingana gute iyi ntebe niyo sogokuru bakora ubuvuzi sogokuru na nyogokuru bakivura niyo bicaragaho bari kuvura rero ubu barashaje ariko barayinsigiye bandaga barayinsigiye kuko urabona irakuze barayinsigiye barambwira ati mwana wacu igihe uzaba uri kuvura ujye uyikoresha iyi nanga hano hakaba inanga iyi nanga nyicurangira ababyeyi iyo ndi kugira ngo mbanezeze ndi kubasaba imbaraga maze guterekera maze kubacanira umuriro uri kwaka ndabacurangira bagahimbarwa bakanyishimira bamaze kunyishimira nanjye icyo mbasabye barakiba nibo bagutegetse kujya ukoresha inanga bacurangira barabintegetse bati ducurangira kuko abye bisaba kubinginga kugira ngo baguhe imbaraga zidasanzwe ubundi akenshi ibintu nkoresha n'imbaraga mfite akenshi zirihariye ntaho zihuriye n'iz'abandi kuko wenda mwabibona
kuko ababyeyi ibikoresho byose mfite n'ababa barabimpaye kandi ibikoresho mfite byose bifite ubusobanuro. Uvuze ngo imbaraga ziruta iz'abandi se urazizi uko zingana? Iz'abandi ntabwo nzizi uko zingana, ariko nta muntu ufite imbaraga ziruta izanjye, kuko njyewe ndamwagiye ahantu henshi, ariko ikintu cyose nkoresha n'ibyo nkora ngerageza gifite ubusobanuro bwacyo. Nta kibasobanura. nk'ubu hari nk'umuntu uza kavuga ati mfite ikibazo cy'urubyaro, hano hari imana y'abagore babuze urubyaro. Iyi mana y'abagore babuze urubyaro, murabona aha hari umubyeyi upfukamye, uyu uri imbere yawe. Uyu mubyeyi upfukamye uri gusya amasaka ahetse muri rwa ruhu rwa kera, muri rwa ruhu rwa kera. Ahangaha murabona hari umwana arahetse uruhinja. Iyi mana rero iyo haje umubyeyi ashaka urubyaro, iyi mana niyo n'inginga ifasha gutanga urubyaro. Nicyo isobanuye ahangaha. Winginga ute? Ninginga ncuranga mbwira ababyeyi bakambwira ko iyi mana ihetse, ko keretse wenda haje nk'umubyeyi udafite urubyaro niho nabikwereka, ariko turi mu busobanuro. Iyi mana niho nyikoresha igahita itanga urubyaro. Icyo gihe umubyeyi yageze yagera arabyara agaheka. Wenda urwita imana y'abagore, ariko ngiye uko mbibona ndabona ari ikibumbano gihetse ikindi kibumbano kimeze nk'uruhu. Ariko nubwo ari ikibumbano navuze ati ikirangantego. Buri gihugu cyose kigira ikirangantego. Icyo kirangantego cyaba ari ikigaragaza igihugu icyo ari cyo. Rero ni ikibumbano ariko gifite icyo kigaragaza imana z'ababyeyi, imana y'ababyeyi babuze urubyaro, ababyeyi bafite ibibazo, ababyeyi bagirwe, ndakifashisha. Hanyuma wenda izo mbaraga zirimo hano zituma wenda ababyeyi babuze urubyaro n'ibindi ntazi bibasha gukemuka, zavuyeho izo mbaraga zagiyemo? Izo mbaraga nazihawe n'ababyeyi bazishyizemo. Ababyeyi barazimpaye baranakimpa. Buriya nta hantu nagikuye, ni abakuru bakimpaye, ni ababyeyi banjye bakimpaye, bandaga barambwira bati ujye ugikoresha. Aha hakongera hakaba imana itanga amafaranga. Iyi mana itanga amafaranga, wenda iyi nkoni yo ndayibasobanuriraho nyuma kuko ubushize nayo nayibabwiye. Iyi mana itanga amafaranga, urabona iri hasi ikongera ikaba hejuru. Iyo haje umuntu akavuga ati narakenye, nkeneye amafaranga, nkeneye ubutunzi, nkeneye gukira, uzakambwira ati igishoboka cyose nabiva ariko nkabona amafaranga. Iyi mana nayo nifasha guha abantu ubushobozi kugira ngo bagire ubutunzi, babone amafaranga, abibwe, abageze uti bijyanye n'ikintu cyose kijyanye n'amafaranga, ni imana ikimfasha. Hanyuma imana y'amafaranga yo yaje ite? Itandukaniye n'iy'imana y'abagore? Imana y'amafaranga ahantu bitandukaniye nuko iriya ni imana y'abagore, iyi ni iy'amafaranga. Iyi itanga urubyaro ariko iyi ngiyi itanga amafaranga. Kuronka, itanga kuronka niko nabyita mu Kinyarwanda. Ubusanzwe mu myumvire ihari wenda ikwiriye henshi kuri ubu ngubu, abantu biyemera kandi bakizera imana imwe ishobora byose, ikora ibintu byose. Kuki izi ngizi zo zidashobora gukora byose? Izi mana n'ubundi zikora byose, ntabwo ari uko zidakora byose. Imana y'amafaranga, iyo ababyeyi maze kubacurangira barantegeka bakambwira ati niba ari umuti w'amafaranga, niba ari iki, hari ko nkura ahangaha kuri iyi mana nkamushyiriraho akajyana mu muti ajyanye bigakora. Ni ukuvuga ngo irakora. Iyi mana irakora, ari n'iy'ababyeyi irakora. Hanyuma ingiyi yatse nk'amafaranga iguha nkangahe? Amafaranga yose ushaka irayaguha, upfa gukurikiza ibyo ababyeyi bagutegeka. Amafaranga wakenera iyi mana irayaguha, ubutunzi wakenera irabuguha. Kwa kundi umuntu yiba ibintu byakabijyana, iyi mana icyo gihe umaze kumpamagara ati nibwe nageze uti mbese ikintu cyose kijyanye n'amafaranga ni iyi mana ibikora. Amafaranga uvuga ntabwo ari inoti, ni inzu, ni iki, ni ibintu nk'ibyo ngibyo?
n'ubundi iyo nzu inziva mu mafaranga, ni ukuvuga muri iki gihe turimo ikintu cyose umuntu yifashisha, kera ntabwo habagaho amafaranga, habagaho ibintu, ariko muri iki gihe ikintu cyose nta kintu wakora udafite amafaranga. ni ukuvuga yaba iyo nzu uyigura kuko wabonye amafaranga, yaba iyo modoka uyigura kuko wabonye amafaranga, yaba icyo ari cyo cyose nawe uri mu gihugu uretse no mu gihugu cyacu no hanze, ibintu byose bikorwa n'amafaranga. Iyi Mana rero nicyo ishinzwe. Hanyuma iyi Mana kugira ngo nyine numve ko ishinzwe amafaranga biri kungora, sinzi wenda n'abadukurikiye niba ariko babyumva, wenda umwihariko ifite cyangwa amafaranga yakura aya mafaranga ahantu yakura, mvugana n'ababyeyi, umuntu araza ayakeneye, nkavugana n'ababyeyi nkamuha umuti, iyo maze kumuha umuti hari akantu nkura hano, cyangwa nkayivugisha, cyangwa ababyeyi bakambwira ngo bigenze ute, ubwo ngahereza umuntu akagenda akaronka bitewe n'uburyo bwanjye nabikozemo. Hari ibintu bajya bavuga ngo kwa shitani ngo haba amafaranga menshi cyane, ngo hari abajyayo bakayora. Kwa shitani ntabwo habaho, nta handi hantu muziki iyo umuntu apfuye ajya ikuzimu hano hasi, ariko aha hasi nta satani ubayo. Satani ni imyuka mibi, iyi myuka itera abantu bagasara, bakarwara, bakagira ute, ni imyuka mibi. Naho satani ntawe ubaho, kuko satani abaho ibigerageza abantu bahura nabyo n'ibibazo bibaho, ntawe utajyayo. Izi mayibo zirirwa mu muhanda ziruka zarabuze icyo zikorera, indaya zirirwa zicuruza umubiri wabo, bakagiye bagashaka iyo shitani no kugira ngo biyange cyangwa umuntu yiyahure, yasanga iyo shitani ikamufasha. Ariko shitani si ikintu gifatika, shitani ni umwuka. Hari ababigeranya wenda iyo myuka cyangwa se iyo shitani, iyo myuka abantu bita shitani, bakabigeranya n'izi mbaraga zishobora kuba zatanga amafaranga, zigatanga urubyaro. Nkawe nk'umuvuzi gakondo ubivugaho iki? Buri wese agira imyumvire ye, ariko njyewe imyumvire yanjye, hari n'ababivuga kuko babyumvishe ku bandi ariko nta gihamya. Ari iyo mpamvu igihe cyose tutagomba kujya tugendera ku magambo, ahubwo ureba ibikorwa by'umuntu no kugira ngo wumve ibyo umuntu avuga ubigendereho. ni ukuvuga ngo byo kuvuga ngo umuntu ngaragiye ngo agiye kuzimu, ngo shitani ngiramuha ibi, ngo shitani ngiramuhereza ibi ngibi, ngo bari abantu bakorana na shitani. Nge ndi umuvuzi gakondo, sinkorana na shitani, nkore ibyo mfite n'impano kandi nayikuye mu nda ya mama nkivuka. Ubushize nabwiye ko ntavukiye amezi 9 nk'abandi, mbabwira ibyambayeho byose simbisubiramo. Ongera tunyuremo gake wenda ku bantu bashobora kuba badukurikiye ku nshuro ya mbere, wenda bamenye mbere nabwiye ko navukiye amezi 13, mvuka inkuye enye zarakubise, mvuka imvura iragwa nyinshi, inka za data zirabyara, zibyara imitavu enye, haba ibintu bitandukanye, ari naho bankora izina banyita Nyirabisaba, ariko banyitirira biriya. Iyo mvuga ntanga n'urugero nkavuga ibintu byerekana buriya kiriya gisabo cyari gifite ibisabo 4, ariko ibindi byarashaje hasigara iki ngiki, aba ari nacyo banyitirira Nyirabisaba. Rero ni ukuvuga ngo nahawe umugisha ndi mu nda ya mama, kugeza ubu urankurikirana, nta muntu wankuraho umugisha ababyeyi bampaye. Wankiritika ukamvuga ibitari byo, ukangana ufite ibindi bikuzanye se, cyangwa ushaka nko kunsenya wenda kuko bitewe no cyangwa se uri nagatumwa, wenda hari n'umurozi wagutumye, kuko abarozi abanzingira n'abarozi kuko ndabasenya nkabashyira hanze. Rero hari igihe nk'abarozi muri iriya video yashize banyishizemo cyane, ndwana intambara, ariho ababyeyi bansanze bampereza ingabo. Abarozi barandwanya bakajya bakoresha abantu kugira ngo bamvuge ibintu bibi. Nkabaza ababyeyi barambwira ati fata ingabo mwana wanjye, ariko ambwiye ati igihe cyose uri gukora ujye ukora wicaye kuri iyo ntebe, kuko hariho abazajya baza ari intumwa kugira ngo bakwabure impano. Mbere ntabwo wicaraga kuri iyi? Ntabwo nicaraga kuri iyi, n'ubushize ntabwo intebe ariyo nari nicaye. Ababyeyi babikoze kubera urugamba babonaga abarozi baragiye bashakisha nab'imbaraga zabo. Abarozi n'abagome ntibakora ibyiza, barankiritika, bamvuga ibintu, hakaza nk'umuntu aje kwivuza nkamuvura akanakira,
ariko agahimba indi nkuru yo kwerekana ko atavuye ngo akire, ko ntamukoreye ibyo ashaka, mbese akabihindura ukundi kuntu, akavugana n'ababyeyi bakamutegeka, ariko kuko yaje afite gahunda ashaka kunsenya, ibyo byarakozwe ariko ntacyo byamaze, kuko njye navukanye impano yanjye, we ni umuntu uri aho utereye aho ngaho nta mbaraga afite ntako afite, njye bamwe rwose ni uko mbareba nkabona bari gukora ubusa, ni nko kugosorera mu rucaca, simbe nabibonera n'umwanya kubera abantu mbwira, ariko nta cyampungabanyijeho. wari uvuze ko hari ibitero byinshi abo uri kwita abarozi bagiye bakugabaho, ni nk'ibihe bitero bakugabaho? Hari ibitero, hari nk'umuntu uherutse guhimba inkuru, aragenda ahimba inkuru, uwo muntu yatangiye ahimba inkuru avuga ko yandangiwe na mugenzi we navuye, ngo mugenzi we w'inshuti ye ngo ko yaje kwivuza ahangaha agakira, akaba ari ujya kumubwira ati nyamara uriya mubyeyi Nyirabisabo yagufasha ukunda uriya mukobwa mugani. Yaraje aransanga, we niko abivuga, ariko uwo muntu yarampamagaye kuri telefone gusa, ntabwo twigeze tubonana, nanamusabye kaza yanga kuza, tuvugana kuri telefone, arambwira ati mfite umukobwa, mu by'ukuri ntiyamukundaga, umukobwa naramumuhaye, barakundana, birashoboka, birakorwa, ariko akomeza kunkurikirana. Ababyeyi ababyeyi barambwira ngo ube maso. Mu nkuru yatanze n'umubyeyi yavuze nta kintu kigaragaza ukuri kurimo na kumwe, kuko yagiye amvuga n'abati ntacyo yankweye ntaki, ati nagiye noneho ikigaragaza ko ari umuntu wanshakaga, yaje avuga ngo ko yaje angerageza, ko yaje uwo muntu bakundana. Ese niba yaraje uwo muntu basanzwe bakundana, yaraje gukora iki? Urumva nk'ibyo bari ibitero. Niba ukundana n'umukobwa ukabuze ko mukundana, kandi njye nzi neza ko ari njye wabigukoreye, kandi we uje ntabwo bakundanaga, ariko we yakoze inkuru gushaka kunzamukira, kuko yabonye maze gutera imbere, abona ndi gukora ibitangaza, maze gukundwa cyane, n'ikirozi cyamutumye ndakizi, cyansabye imbabazi. Ni umurozi, naramushitse aritaba nsaba imbabazi, ndamureka. Mu kazi kacu ntabwo twemera gushyira abantu hanze, kuriya ni ugutegeye, kandi ntabwo aba ari ngombwa, dufite byinshi byo gukora, dushaka gufasha abanyarwanda, hari ibyo tubona tutata umwanya nk'abandi. Undi rero hari igihe ashaka kukuzamukiraho mu bintu by'amafuti, akagukiritika, ari yo mpamvu mugira abanyarwanda nti mureke kumva ibyo abantu bavuga, ahubwo murebe ibyo nkora. Niba haje umurwayi ahangaha nkamuvura ureba agakira ureba, uri kujya kumva iby'undi avugisha ururimi atagaragaza gute. Wowe reba ibyo nkora n'ibyo nsobanura n'uwo ndi we, ureke kumva ibindi. Hari abumva wenda ibyo uvuga nk'uko kuvuga imbaraga zikoherezwaho n'abarozi, ariko hari n'abantu bavuga ati Nyirabisabo nashobora kuba ari umurozi. Kuba uri umuvuzi gakondo no kuba umurozi, kuba uri umuvuzi gakondo ntagira nabi, ntarenganya. Njye abantu nzira ni abantu babagome, nzira abarozi ndabanga cyane, no yanze kure ntabwo mbaroga ndabahana. Hari mpafite inkuba zanjye aho imbere, iyo yanze icyo gukora kirahari. Ahangaha mfite ihembe, aha mfite imana zitandukanye, mfite ababyeyi bamfasha. Ni ukuvuga ngo abarozi bose ariyo mpamvu bangenzeho bato umutwe barahungabana. Ubundi kimara gusohora iriya video narababwiye ati mungereye nabi, abarozi ntibari banza, ariko mwamaze gusohora video baramenya. Urumva abagizi ba nabi bose bamaze kubimenya, barahagara barakangarana mu buryo bwo kugira ngo abantu batangana, ariko byabaye byusa kuko singira igihe cyo gupfa ubusa. Ndakora buri munsi, ndakora simboneke, urushobora guhera nka mu gitondo mpamagara bikagera nimugoroba utaramfatisha, kubera akazi kenshi. Rero abantu nzira ntabwo ndoga, ndavura. Zira nk'abo zose zirimo imiti mvurisha abantu. Wenda nubwo turi hano ndakeka hari n'abarwayi bahari, wenda nuko nabayemberetse ngo tuganire, ntihari nunabishaka araza umurwayi muvure, nta kibazo, ntabwo hanjya mbura abantu. Noneho ikindi sindoga, sindi umurozi, singira nabi. tubwiye ko abarozi bangiza abantu bakabica, bakabuza abantu urubyaro, bakabatera inyatsi, bagakena, ugakora ukabona ntacyo uri kugeraho, ukabura umusore gutyo ukazarinda usaza, imvi zikaza nta mugore, abandi barabyeyi barahetse, bakazingira abakobwa iwabo, n'ibindi bitandukanye bibi bidahesheje umunyarwanda agaciro.
nge rero ndabanga ndanabazira banabyumva aho bari hose kandi ntibashobora mfite ingabo inkingira nkagira 10 iyo ngiye gutangira akazi ingabo yanjye nyishyira 10 yanjye nkayishyiraha ubundi nkarwana ngahamagara ababyeyi banjye. Hari imbaraga ziri muri izi mbaraga zirimo ariko izi mbaraga ni izanjye nta wundi wazikoresha ni izanjye n'injye wabugenewe. Ibi ni byo ababyeyi bampaye ahera video isohokeye hagize birakaza ugiye kurwana urugamba baruzima barabimenye cyane barabimenye. Hari n'abampamagara bankiteka nkabwiye atari ko mwakwihanye ibyo birozi byanyu mukabita batujye tubabarira tugusaba imbabazi. Hanyuma batubwiye ko hari ukuntu ubahana ute ubahanisha iki? Si ubahanye bo ntago bashobora gupfa wenda ibyo bihano mbere yo kumuhana kuko nakubwiye ko ntagira nabi. Niba yarangirije umuntu akamubuza urubyaro hari aho yamuzingiye mu ibuye cyangwa mu rutare kubera ishyari ryo kuba ari uwa runaka cyangwa ahantu batuye, ndamubwira ntirekura ibintu byawe iyo yanze kubirekura nkoresha imbaraga zanjye hari n'igihe abyanga ariko kubw'imbaraga n'ingufu akabirekura ndamutwika. Mwahoze mubona umuriro waka ndamutwika mfite umuriro mfite inkuba mfite amahembe. Uriya muriro bikora mu buryo bwanjye si ngombwa ngo menere amabanga ahangaha. Uriya muriro wo uvuze iki? N'uwagiriwe nabi iyo umuntu yakugiriye nabi cyo kumukorera kirahari. Ziriya nkuba zanjye hari umumaro zifite ntabwo ndenganya. Ako mushize narakubwiye uzikubite twumve niba zikora wabikora none nzikubisa washira uko ntaho duhuriye. Njye mfite imbaraga mwashira hano hose cyangwa mukarwara imitima ariko njyewe twashira gute mwakwikanga mwarwara umutima kuko mutabimenyereye. Ni nkubikubita wabugenewe niyo ngiye kwikubitisha manza gusaba ababyeyi ntabwo yabica. Ariko uko biri kose ugomba kuzatwumvisha uko zimera. Nzazibumvisha igihe biri ngombwa. Ibintu by'abakurambere ntabwo bikinishwa ushobora kubikinisha aka kanya ababyeyi bakarakara. Hari kare twavugaga kuri Imana itanga amafaranga niyo inakuririye ibi byose. Nakubazaga hari ukuntu abantu bajya bavuga ko ngo bajya hasi ikuzimu ngo kureba amafaranga bakabaca ibintu biremereye by'ibitambo, gutanga abantu, gutanga umwana, umufasha wa cyangwa umutware ukamutanga. Iyi ngiyi yawe n'ibitanga amafaranga yo bisaba iki? Iyi Mana urabona hasi hari Imana hejuru n'indi. Uyu muntu ni umuntu uri hagati. Uyu murizo n'ugenda ukumira ibintu bibi byamusatira nk'inyatsi n'ibiki byose. Uyu muntu uraha kuko nababwiye ko buri kintu kiraha gifite icyo gisobanuye. Ntabwo ngewe ntanga ibitambo na burya abantu batanga ibitambo n'iki ni bya bindi by'amaro ntabwo bira bintu bibaho. Ni bya bindi nakubwiye ngo nizankurumva ko wundi abantu bagatwara inkuru zitabaho. Hanyuma ubundi abantu ukunda kwakira hano wenda cyangwa se bakugana usanga bibanda kuki ibibazo bafite ibibazo baba bafite abangana cyane ni abantu b'ingo zasenyutse, ni abantu bafite inyatsi, ni abantu babuze urubyaro, ni abantu bafite amashetani baterwa n'amashetani, ni abantu bibwe, ni abantu b'abahungu bakundanaga bakabahemukira cyangwa abahungu bakabahemukira bashaka urukundo, ni abantu bahemukiwe bashaka kugira ngo ababahemukiye basubize ibyabo cyangwa niba batabashaka mbakorera ibigomba gukorwa iyo mpageze ndahatsinda kubera impamvu runaka. Ni abantu nk'abo, abantu bafite ibibazo by'amaso batabona, bahumye, ibiragi, ni indwara nyinshi zitandukanye. Izo zose ziravurwa zigakira? Ziravurwa zigakira. Hanyuma nk'amaso abo ngabo bari kuvuga wenda bafite ubumuga bwo kutavuga cyangwa kutumva biba bitewe n'iki ko izo ndwara zivurwa kwa muganga? Izo ndwara abarozi burya barabiroga. Umwana ashobora kuvuka ari kuvuga ariko byagera nyuma so bwa mbere byabaho byagera nyuma kumva ngo yabaye ikiragi ngo ntari kuvuga umwana akagobwa ururimi. Arabagize bana babimukoreye icyo gihe turabavura kuko akenshi baza baravuye kwa muganga kandi noneho ndasuzuma mbere yo kugira muvure manza gusuzuma nasanga atari uburwayi bw'ubugizi bwa nabi kuko mvura indwara za gakondo nkamwohereza akajya kuri hopitali nkamubwira ati jya kwa muganga urakira. Nasanga baramwangirije nkamuvura agakira. Uhita ubibona? Ndabibona rwose ndasuzuma mbere icyo nkoze cyose manza gusuzuma. Niyo wazumbwira ngo urwaye iki simbyizera ndagusuzuma nkamenya ngo urwaye ute wakira. Usuzumisha iki?
nsuzumisha ihembe ahanini iyi nkoni yanjye niyo nsuzumisha. Iyi nkoni ni y'ababyeyi bansigiye. Iyi ngiyi irimo imbaraga, irimo imbaraga, niyo nsuzumisha. Iyo nyimusuzumishije uyisuzumisha utwumubwo. iyi nkoni hari igihe nyimurambikaho, hari igihe bitewe n'icyo nshaka gukora nicyo nyikoresha, kuko icyo nayisaba cyose yakimpa. Hanyuma hari abantu bakunda kuvuga ngo ako banza ari n'umugani uriho uzwi ngo iby'abapfumu biribwa n'abapfumu. Uwo mugani ujya wumva? Uyu mugani njya mwumva ngo iby'abapfu biribwa n'abapfumu, ariko njye sindi umupfumu, ndi umuvuzi gakondo. Ariko icyo bashatse kuvuga ni bya bindi abantu birukanka ngo bandangiye ahari ngo nagiye, ngo bandangiye ahari ngo nagiyeyo, akajya ku muntu utari umuganga. Buryo umuganga arigaragaza, umuganga bazwi, umuganga bafite ibyangombwa bimuranga. Mfite icyangombwa, mfite amahugurwa, mfite iki byose. Abo bantu bihishe bakora mu bupfuriko, umuntu araje ngo nshaka ngo mpubukire, umuntu ari gusesera mu ntuza, nawe ubukire ntiyabwihaye. Umuntu ntazi no gukaraba, ntazi amazi, ntazi isabune, ngo ugiye ku muganga. Uwo muganga utarihaye ibyo byose ngo nawe akire, ngo yihe urubyara byaratunganirwe, ubundi urareba ukavuga se uyu muntu ni umuganga? Uwo muntu nk'udashobotse, udasobanuwe, umeze gutyo gusa ni amaco y'inda. Niyo mpamvu bavuze ngo ibyapfu biribwa n'abapfumu. Nawe nujya kwivuza ku muntu uzavuga ati uko biri kose uyu muntu ntakeneye utwanjye arifashije, kuko sinzajya kubwira umuntu ngo ndakuvura, ngo ndaguha imodoka, ngo ndaguha inzu, ngo ndaguha urubyaro nawe utararwihaye. Ibyo byose mbere yo kugira ngo mbihe umuntu ngomba kumwereka urugero ko nanjye mbifite nk'aba urugero. Hanyuma umuntu ashobora no kwibaza kuki ufite Imana itanga amafaranga. Abantu bagomba gukoresha inyurabwenge yabo bakamenya aho bagomba kujya n'aho batagomba kujya. Icyo ngiye kukubaza, umuntu ashobora kwibaza ufite Imana itanga amafaranga, ariko kuki abakugana ugira n'ubundi akantu baka, cyangwa se sinzi niba ni ukuvuga ngo ngira impamvu mbaka akantu, kuko ibintu bya kinyarwanda bigira imiziro. Ababyeyi mbere yo kugira ngo mbinginge ngire ibyo mbakorera ku gicaniro, manza kushiraho ubuki, hari imihango manza kubakorera kugira ngo bishime. Biri mu muco. Kuba nababagira ikimasa cyangwa nkababagira ihene, kuba nabashimisha nkabahakayo imigenzo ya kinyarwanda tubakorera, hari imiterekero tumanza kubakorera, no kugira ngo naza ababyeyi bamwishimire bamukorere icyo asabye. Ni umugenzo. Si ukuvuga ngo ibyo nibyo biba bikenewe cyane, ahubwo ni umugenzo runaka, kugira ngo ababyeyi nitubahamagara batwitabe, icyifuzo cyamuzanye agikore, gikorwe neza, ababyeyi bamwishimiye. Nanjye bampaye imbaraga, bagira utariki iyo nkoze nk'ikosa ntabwo bahita baza. Ni ukuvuga ngo iyi nanga nanjye njya mfata umwanya nkabacurangira, nkabaririmbira kugira bamwishimire, kandi mu bibazo bimwe na bimwe nanjye njya mbasaba. Hari ibyo nanjye mu byo nabasaba bagira ibyo bampa. Nanjye ndi umuntu, hari ibyo nakenera kubaza mbacurangira. Hari nk'umurwayi, hari nk'igihe umurwayi akora amakosa akaza akitwara nabi, cyangwa yahinguka nk'ahari akagira ubwoba, kandi ibyo ababyeyi barabyanga, cyangwa akaba yaje ari kunegura ati wahari habazavuga ngo wamupfunga ateye ubwoba, cyangwa akaneguririwe ngiyo, none hakazaza ari ibintu bibi yamvuze. Yagera ahangaha ababyeyi bakanga bati ntitumushaka nasubire. Ubwirwa n'iki ko baraka? Ndabahamagara ntibitabe, mbahamagaza ihembe ryanjye. Iyi mvuganira nabo ababyeyi banjye, mvuganira nabo muri iri hembe. Ubwo rero iyo maze kubahamagara ababyeyi banjye, iri hembe iyo maze kuri rirahangaha, iyo mbahamagaye nkabinginga nkumva ntibitabye, menya ko ari ikibazo. Icyo gihe nkimara kubona ko ari ikibazo, iyo nkimara ko ni ihembe mpamagaza. Iyo maze kubona ko hari ikibazo nkabona ntibitabye, mpita mfata inanga yanjye. Ubwo mpita mfata iyi nanga yanjye ngatangira ngacuranga. Hari indirimbo zabugenewe cyangwa se z'umwihariko wabo, cyangwa ucuranga zino zisanzwe tuzi? Oya, ntabwo ari zisanzwe, ni izo ngizo rwose. Ntabwo njye nkora nk'iby'abandi, njye nyirabisabo nkora ibintu byanjye. Umuganga uzakora nk'iby'abandi bakoze azabakopera, ntabwo azaba ari impano, kandi nta mpano ihuza n'iyundi. Icyo gihe naba ndi kurengerera ababyeyi. Rero iyo bishimye ndabumva, mvugana nabo, urahangaha wabumva. Iyo batishimye nabwo ndabimenya, nibwo mbaririmbira nkabacurangira.
abacurangira nkumva baravuze ati yego mwana wanjye wanshimishije ati uwo mwana niba hari ikosa yakoze karagaseka ashiramo ikiru ibibazo bye bigakemuka tugakomeza hari n'igihe none hari umuntu uza ari imfunga mutwe aje kungerageza abantu buriya turagoye muri inoze hari uza arwaye ariko afunze mu mutwe ubwonko bwe buborotse noneho yaza hano na mugati kora ikakanga kugikora ariko kenshi babikora bafite ubwoba kuko bajya bagera ngo sindi umuntu kandi nanjye ndi umuntu narabyawe gira n'impuhwe bajya batinya bo baraza yagera nkangaya nkubita amaso nkaba naratitiye ntabwo kuba ndi kuganira n'uyu munyamakuru byampagarikira akazi ni mumuzane urembye ari mu bari uri kuvura oya bonavuraga bo barabizi uriya ni indembe uko biri kose bwararembye hanyuma hano tahana kure ufite abantu ufite hano wakirira abarwayi ubashyira cyangwa se nk'abari burare uri kuza ukavura mfite ingo buriya nibyo nakubwiraga ntumuvuzi abayishoboye kuri byose buriya nkorera mu gihugu cyose nkorera Rwamagana ngakorera i Musanze ngakorera Rubavu aho hose mpafite ingo ntabwo ari amacumbi ni karibu nimwicare hano ntabwo ari amacumbi ahubwo ni inzu zanjye bwite nikigana nshaka muri no minsi iri imbere kuzahubaka urugo rwiza rwo kwakiramo abantu iyo ugeze kwa Nyirabisabo inka zirakamwa iyo ugeze kwa Nyirabisabo hari ibiryo iyo ugeze kwa Nyirabisabo hari uburyamo ushaka wanaza ukahibera Imana yatanze amafaranga mubirinduke birindura uyu murwayi wawe mwicare murebe imbere ngira mbakorere mubirinduke gutya mureba imbere aha nakira abarwayi kuko niba ndi umuganga ngira hano inyuma hari amazu uru rugo rwose iki gipangu cyose ni amazu y'abarwayi kuko haruza ari indembe ariko ngewe umurwayi wanjye ntamara iminsi ibiri atarakira hari n'uza ameze akenshi bataha baguwe neza kandi ndamuherekeza kugeza igihe agerera ahageze ariko niyo atanaje hari abo biba ngombwa ko bataza ngo mbavurire ahangaha nko muri ibi bihe byashize bya covid navuriraga abantu imuhira iyo mfite umwirondoro wawe wenda akangasobanure iyo mfite umwirondoro wawe izina ry'umubyeyi papa wawe kuko iyo mfite izina rya papa wawe mba mfite igisekuru cyawe umbwira amazina yawe ugatanga ubuki bw'ababyeyi ukambwira izina ryawe nkagufasha uburwayi waba ufite bwose serivisi naguha ndi hano ku bw'imbaraga mfite kuko mfite imbaraga ntuma mbafashiriza aho abari abantu bagakira ahubwo ukazaza ahangaha uje gushimira hari nk'abantu nk'abanyamahanga cyane cyane ndabwira nk'abantu bari mu bihugu bya kure mu Burayi muri Amerika muri Afurika y'Epfo ahantu hafi ya hose mfite inshuti nyinshi hari n'ibintu byaturutse hanze byo kunshimira muri ino minsi ejo natumye abana bajya kubifata harimo telefone ya 1,500,000 y'umuntu uri hanze yohereje anshimira mbese ubundi abariyo hari abantu benshi bategereje ko ingendo zirekurwa bakaza kunshimira abo bantu mfasha rero bari muri Amerika mu Burayi bo hanze nkabafasha bagakira bakohereza ibihembo ku iposita ntabwo mba nabagezeho ahubwo ni imbaraga nkoresha nta kuntu rero nafasha umuntu uri mu wundi mugabane ngo umuntu uraha mu gihugu aba ari we ugira ikibazo cyo kuba wenda nta bantu bajya baza barembye cyane bakomerewe cyangwa ukaba wananirwa kubavura ngo bakire cyangwa se bakanapfa hano nta muntu urahapfira kuko haramutse hapfuye umuntu ageze ahangaha nakubwiye ngo manza gusuzuma niba nsuzumye umuntu nkabona ntamushoboye ariko iyo ari ibya kinyarwanda ndamushobora nta muntu unanira iyo ari uburwayi busanzwe butarimo kwangiza umwohereza kwa muganga nta mupfu wari wagwa mu maboko ya Nyirabisabo nta muntu uraza ahanganga ngo munanirwe hanyuma si aba barwayi bawe niko muko uyu murwayi afite ikihe kibazo uyu ni mukuru wanjye ubu ngubu twabonye atavuga tubona atavuga gutyo gusa niko yavutse se cyangwa byamufashe nyuma ubundi hari umukecuru bashwanye iwacu mu rugo Kigali bamaze gushwana umukobwa wacu yari mukuru wanjye noneho tubona
nyuma barashwana bapfa amafaranga tubona nyuma ntabwo ari kuvuga nyuma y'aho bari bashwaniye yongera kuvuga noneho tuza kumva ko hari umumama bita Nyirabisanga turabyumva tubona kuri YouTube noneho turakomeza turara kuri Facebook turamubona tumaze kumubona tubatubwira ko avura noneho twari tuje kureba yabyamujeho Akoze mu mukecuru bashwanye uwo mukecuru bashwanye yarabamwohereje none rero tugiye kumuvura birasaba kugira ngo asohoke avure umurwayi wanjye sohoka ntabwo nagusiga ntabwo wansiga none ko mbigutegetse sohoka ntabwo nagusiga sohoka niko ndi kukubwira nsiga ntacyo ari kuvuye hano ni kwa muganga ngiye kumuvura hano kwa muganga uri kumva sohoka hanze mvura umurwayi nutamusiga simuvura ni bya bindi nakubwiye hari igihe umuntu aza ari umufungamutwe urabona ndi kumubwira ngo nasohoke nahise ndamurya ariko reka twinginga ababyeyi turebe ko batwemerera babyeyi hano mwampaye hano nasigaye na sogokuru na nyogokuru ngomba kunywa hakurya y'amazi ngatume hakuno y'amazi ngatume iburasirazuba ngatume iburengerazuba babyeyi mwambabarire kariya kuzukuru kanyu ni akana babyeyi nimukababarire ntabwo kari kazi cyakazanye babyeyi dore yabahaye ituro babyeyi yabahaye ubuki nimubabarire babyeyi mutwitabe turabinginze babyeyi nimubabarire murakoze babyeyi ndabashimye rero babyeyi uriya ni umwana ntasobanukiwe ibyari byanze gusohoka kubera gutinya ngo ntabwo ari busige mwene nyina ariko yabahaye ikiru babyeyi mwatubabarira mukadufasha uyu mwana w'umukobwa afite ikibazo cyo kutavuga babyeyi mbasabye imbaraga mbasabye kunyitaba mbasabye kumba hafi babyeyi none muranyemereye natangira nkamuvura babyeyi babyeyi mufashe ntabwo ndi kumva babyeyi yego babyeyi murakoze yego babyeyi ngiye kumurambikaho inkoni yanyu mwampaye babyeyi yego babyeyi azakira nyuma y'iminsi 3 yego babyeyi murakoze babyeyi reka muvure nyuma y'iminsi 3 bazampamagara mbase uko bimeze ndamuha umuti ariko mwamfasha kugira ngo muhinyuze abantu batemera ko ubuvuzi bubaho kugira ngo twemeze ko ibyapfu bitarirwa n'abapfumu byibura akava ahangaha avuga atanga ibimenyetso by'uko hari icyo dukoze babyeyi murakoze babyeyi
kuvura arava aha ngaha agaragaje ko kuva ababyeyi babitwemereye hari icyo bari budufashe. Yatonganye ngo n'umukecuru birangira ko gusa we yamubwiye nabi. uraza kubisuzuma uhita ubona uwabikoze. Uwabikoze ndavuga izina rye birarangira tumumenye, ndamubwira uriya mwana wamuzanye. Babyeyi uyu mwuzukuru wanyu ngiye kumuvura. Ababyeyi bamugiriye nabi baramwangiza, bamugobwa ururimi, bamuhindurikiraga ibabyeyi. Mu mbaraga mwampaye muri izi nkoni babyeyi, imbaraga mwampere muri iyi nkoni, inkoni niyo ngiye kumukozaho, inkoni niyo ngiye kumuvurisha. Iyi nkoni iratuma uvuga ibyo bagushizemo byose bikuvemo, niyo ngiye kumuvurisha. Vuga. Witwa nde? Witwa nde? Sara. Witwa? Witwa Sara. Komeza uvuge witwa Sara. Vuga Sara. Sara. Witwa Sara. Ndeba. Witwa Sara. Vuga neza. Sara. Witwa Sara. Mukobwa witwa nde? Sara. Mumpamagarire wa mukobwa wamuzanye aze hano. Inde? Sara. Bisubiremo. Inde? Sara. Nikore ngo witwa nde? Yitwa Sara. Ni byose? Izina rye ni Sara? None se ntabwo uri kumva ko yakize? Mwana wacu arakize. Bivuge abyumve. Ceceka bivuge. Inde? Urumva ntabwo aratangira kuvuga neza, ariko nubwo ataratangira kuvuga neza, nyuma y'iminsi ababyeyi bambwiye ko ari bo bari kuvuga. Uzampamagara umbwire ko ari kuvuga, unamuhe tuvugane. Iri zina ari kuvuga ngo Sara niryo? Niryo Sara. Inde? Sara. Irindi yitwa nde? Iradukunda Sara. Ni Sara rwose. Rero ugiye kumujyana, uri kumva? Ugiye kumujyana nyuma y'iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 muzampamagare mumbwire ko yakize. Azaba ari kuvuga neza, uzamumpa tuvugane. Bashoboye kuvuga izina rye nyuma y'iminsi 3, ururimi ntabwo ahita akira ko avuge neza, ariko ubwo ari kuvuga izina rye hari ubwo yavugaga na gato. Ntabyo yavugaga, arakize. None ko wari uri kunsuzugura, yihorera uri umwana nawe ntabwo uzi ibyo ari byo. Ngaho fata umurwayi mujyane, namara kuvuga neza birangiye muzaza gushimira ababyeyi. Uri kumva? Zabwire mama wanyu azaza gushimira ababyeyi. Sibyo? None utangiye kuvuga neza, mu minsi 3 uraba uri kuvuga neza, ururimi rwavuye, ubwo utangiye kuvuga izina ryawe ryaje. Nyuma y'iminsi 3 uzampamagare kuri telefone tuvugane, sibyo? Ngaho nagenda mufata umujyane, niwe mwicaye aho ngaho ndaje. Ubu ngubu
yanjye njya ntandukana nayo. ubu umuhango wo kumuvura urarangiye? Umuhango wo kumuvura urarangiye. Uri kumva yaje atavuga, ariko ndamubaje ati witwa nde, nubwo atavuga ngo izina ijambo rizamuke cyane, ariko byibura ariko avuga ati nitwa Sara. ko mbonye se ari ibintu byihuta cyane bidatinda. Nuko nguko bigenda. Uyu nguyu nubwo mufashije ari aha ngaha n'utari aha ngaha uri ahari, nkuma ababyeyi bakagenda bakabikora. Hanyuma katuganire ku musozo, ndabona n'amasaha ari kugenda adufata. Nicyo wabwira abadukurikiye cyangwa se abakurikiye iki kiganiro kuri Afrimax? Ikintu nabwira abadukurikiye, abantu bafite ibibazo bitandukanye, abantu bafite ibibazo by'ingo, abantu bafite ibibazo by'urushako, umugabo yaramunaniye, umugore yaramunaniye, mu kazi ntibigenda, baramuzira, baramwanga, ese ashaka kuzamuka mu kazi, abantu bibwe, abantu bafite inyatsi, arakora ntibyemere, ibibazo, n'uwumva ko ibyo byose atabifite ariko akeneye kugira ahandi agera, akeneye kuzamuka, abo bose bagomba kungana nkabafasha. Ikindi mbwira n'abantu bo hanze, hari umuntu mpamagara ati none ko ndi mu Burayi, none ko ndi muri Amerika, none wamfasha bigashoboka. Ndagira ngo mbamare impungenge, wenda nabatamenyera ariko abandi ubu tuvugana ndabafasha. N'ubu ngubu turi kuvugana telefone murabona ko iri gusona, ntabwo telefone yanjye itubuza. Abantu rero bababwira ngo nyirabisaba, wenda bavuga ati ntagira ute, ntabwo njya ntuzi. Ku manywa nkorera Abanyafurika b'amasaha tuba tugendera igihe kimwe, nijoro abo mu bihugu byo hanze, mbese nkora ibihe byose, ababyeyi nabo bakankundira bakampa imbaraga. Ubona utazagwa umunaniro mwinshi ukaba? Nzaba kuko ntabwo nkozwe mu byuma, ariko ndagerageza ngafasha buri umwe wese ungana. Iriya nimero yari ivuyeho urabona ivuyeho, hahamagaye undi. Ntabwo njya ntuza, buriya twaganiye nzubitse nazishyize siransiye kugira ngo zitadusakuriza, ariko telefone yanjye ntituza. Ariyo mpamvu mbwira abantu ngo niba umpamagaye ukambura wicika intege, komeza uhamagara, ukomeze ugerageze, kuko hari igihe mba ndi gufasha umuntu, hari igihe mba ndi kwitaba indi telefone, hari igihe mba ndi kwitaba umuntu wo hanze, kandi abo hanze biratinda. Ariyo mpamvu mbwira abadiaspora bari muri Australia hari inshuti zanjye, muri Belgique n'ibindi bihugu byinshi, nibangane mbafashe. Abumva ibinyarwanda, mbese abumva ikinyarwanda bari mu gihugu cyo hanze, nibangane. Niba abavuga indimi z'amahanga ntabwo ujya bakira? Nabo ndabakira, kuko narize ntabwo ndi nkandagira igitabo cyane, ariko kubera ababyeyi baba bazi ko nzahura n'abantu nk'abo, ndagerageza wenda kubera kuba mu gihugu cyane, hari n'ibyo ntashobora kuvuga ariko wenda nkabyumva, nkabwira umuntu akandika tugasubiranya, iyo yanditse ndamusubiza, wenda kubera kuba mu Kinyarwanda cyane. Ariko icyo mbwira abanyamahanga cyane cyane bari mu bihugu byo hanze, umpa umwirondoro wawe, ukampa amazina y'ababyeyi bawe, nkabafasha mu kazi bikagenda neza. Niyo baba bari badahuje n'abandi, nkabafasha bagakundwa bakazamuka, kuko nkeneye ko umwirabura, nkeneye ko abantu bari mu mahanga bazamuka bafite ibibazo. Icyo ushaka kuba cyo nkikugira cyo, bitewe n'uko unganye, kandi nkunda abarwayi, kuko nicyo nashyiriweho, nicyo navukiye. Nabwiye abantu ko muri uno mwaka wa 2020 ari igihe cyanjye kugira ngo mfashe Abanyarwanda. Ibindi byo ku ruhande, inkuru y'iki, kujya kubaza hirya, ese numvishe avuga ibi, numvishe ibyo, ni mu byihorere, mungane mbafashe. Ndi umubyeyi ugira impuhwe, ndi umubyeyi wita ku bantu, ndi umubyeyi wakira umuntu nkamwumva, nkamutega amatwi. Ntabwo ndi nk'ababaganga bavugisha umuntu bakabashihura bakabatuka. Hoya, umurwayi abafite ibibazo ndamwakira, nkamukurikirana mpaka ikibazo cye kirangiye, mfa gukurikiza amabwiriza. Urakoze cyane